yaraje amushyira igisafuriya mu mutwe, arangije undi ku ruhande amuhereza serenge irimo uburozi, atangira gushyiramo ibiryo. Umwana nyina akajya amubwira ati mufitiye surprise, ati ugiye kumpa iki, ati wanzaniye baro, ati hoya, ati wanzaniye iki, ati nkufitiye surprise, ati buretse akanya gato. Mana nyagasani, kurikira iyi filime uraza kuba wasobanukirwa kubera iki uyu mwana bashaka kumwica. Yamaze gushyiramo uburozi, amaze kubushyiramo arangije ati se mfitiye surprise, ati surprise, ati ndaje nyikuzanire, ati nagira ngo iyi ni imbanzirizamushinga, nagira ngo nkwereke icyo ngiye kugukorera. Mana nyagasani, ati muryoherwe abashu muryoherwe. Akimara kugenda yagiye kurya, agiye gutangira kurya, uyu washyiragamo uburozi yahise afata isahani aramubwira ati ibi biryo ntabwo bisengeye, surprise baguhaga, ahubwo reka tuyihe uyu nguyu niwe ikwiye. Yahise ahinduranya amasahane. Nuko nguko umukobwa bihisemo, aramweskoye amwereka ko bari kumwe. Akimara kugenda nuko nguko abikoze. Niba ukigera aha ngaha aribwo bwa mbere, ntugende udakoze subscribe, kandi ntugende udashoje ino video, kugira ngo turusheho gusobanukirwa kubera iki uyu mubyeyi ashaka kwica uno musore, kubera iki uyu mukobwa mutoya amugambaniye kandi bose ni ababyeyi be. Uyu mwana w'umuhungu papa wiwe yaramuzanye, yaramushakanye, ariko arerwa n'uyu mugore. Uyu mugore niwe wabyaye uno mukobwa. Kubera icyo umwana agambaniye nyina. Ese ari wowe ibi bintu wabisobanura gute? Ukurikira intambwe ku yindi. Yaramubwiye umwana ngo ibi biryo biraryoshye, ibi biryo biraryoshye cyane. Uyu mama nawe aramusubiza ngo biraryoshye cyane, banabateguriye ibiryo biryoshye. Wibuke neza uyu mugore arimo ararya uburozi, arimo ararya bya biryo wa mwana we w'umukobwa yahumanyaga, mu gihe yarashye ikintu cy'igisafuriya mu mutwe amubwira ati mufitiye surprise. Kurikira ukore subscribe, ukore like, kandi ntugende iyi video itarangiye. Ndakwinginze kugira ngo nawe ubashe kuba wabona isomo. Buriya ubutabazi uzamakinge sure kuri inshuti n'umuntu bya nyabyo, iyo nshuti bizagutabara kandi nizagukiza mu izina rya Yesu. Babwira ngo mujye musoma ijambo ry'Imana. Ntabwo waba usoma ijambo ry'Imana, nta nubwo waba utuye mu masengesho usenga ngo ubashe kuba utasobanukirwa, ubashe kuba utagira inshuti nziza nk'iyi ngiyi yabasha kuba yagutabara. Yatangiye kubabwira ati murye vuba, nimumara kurya muhite mujya kuvoma, nimumara kuvoma tuhita tujya ku isoko njye kubashopingira. Arimo arabwira uyu muhungu, arimo arabwira n'uriya mukobwa, cyane cyane ari kubwira uyu mwana ati nurangiza uhite ukora amasuku aha ngaha, uhite woza ibyombo, buri kimwe cyose ugikore kandi vuba. Nutagikora urabasha kuba nakwereka aho mbera mubi, urabasha kuba wambona isura ya nyayo. Umama ni umugome. Umwana arya ibiryo ari kubitamo amarira, umwana arya ibiryo bitamukora ku nzoka, bitewe n'uko uyu mumama nawe aba ari kumwuka inabi, aba ari kumubwira nabi. Nimukarera abana gutya, Mana nyagasani. Niba uri umumama uri kureba iyi video, niba uri umupapa cyangwa uri umusore cyangwa uri umwana uri kureba ibyo mugenzi wawe bari kumukorera, ujye ubasha kuba wasobanukirwa, ujye ubasha kuba wasenga. N'umwana mutoya arasenga, Imana ikamwumva kandi ikaba yamukiza. Mana nyagasani, umumama aba ari kumutuka amubwira nabi, amubwira ya magambo mabi, amubwira uti wowe, amubwira bya bindi abana babita ngo ni ibinyendaro, amubwira amucunaguza. Mana nyagasani, yaramubwiye ati wowe nta n'isura nzima uzigera ugira, nta n'ubwenge uzigera ugira, mu gihe utarashyira ibintu ku murongo, mu gihe utarabwira papa wawe akabasha kuba yagira ibyo ashyira ku murongo kugira ngo abashe kuba ngewe yanshimisha nk'umugore we. Ibaze nawe urarera, ariko urera umwana muri ubu buryo, urera umwana umutuka ku babyeyi be, urera umwana umwibutsa uko yavutse, urera umwana umwandagaza uri ku biryo. Asuba ibiryo byakugiraho ingaruka nziza koko. Yaramubwiye ati haguruka se nyine, ati haguruka nurangiza ubyine wizunguze ibiryo bigere mu nda. Mana nyagasani, icyo nakwibutsa nuko azi ko ari kurya uburozi, azi ko uburozi uyu mwana ari ari kurya. Niyo mpamvu ari kumubwira ngo nyeganyega ibiryo bigere mu nda, kugira ngo utaza kuvuga ngo mwicisha inzara.
Mana nyagasani, arimo aramubyinisha kugira ngo uburozi bukore, arimo aramubyinisha kugira ngo bijyemo rwose uburozi butangire bukwirakwira ahantu hose. Yafashe n'ikiyiko noneho sasa atangira kumugaburira kugira ngo uburozi bwiwe, uburozi bubashe kuba bwageramo. Akirarya tuzajya uvuga ngo ndakwanga, so avuga ko nkwanga nkuzira, avuga yuko ntakwitaho, akira ngatwa ibyo wangatwa, utazavuga ngo inzara itazakwica ukavuga ngo ntabwo nigeze nkugaburira. Mana nyagasani, icyo atazi ni uko uburozi yashakaga kumuha ari uri kuburya. Yatangiye kumva byanze, yatangiye kumva ubuzima bwiwe butari kuba bwagenda neza, akarya gusa akumva icyokere cyinshi kirimo cyazamuka. Kurikiriye video, ukurikiriye filime irimo inyigisho zikomeye cyane, kandi izi nyigisho mujye muzisharinga inshuti zanyu. Yatangiye kwafekitwa n'uburozi, yatangiye kumva ubuzima bwiwe butangiye kumva atameze neza. Atangira kumubwira ati urareba iki wariye? Ati ntacyo narebaga hirya. Umwana arabizi neza uyu mubyeyi atamwifuriza ikintu cyiza, atamwifuriza kubaho. Niyo mpamvu ibyo ari gukora byose ari kumureka. Umukobwa akamwitegereza, uko avuga uburozi butangira kuzamuka, ari nako n'umushiha wiwe utangira kuzamuka. Akamubwira ati haguruka ugenda unzanira amazi, ndumva icyokere gitangiye kunyica. Ati genda se nyine. Mana nyagasani, yatangiye kumubwira ati banguka, ndumva ubuzima bwanjye butameze neza. Yatangiye guteka. Ni bya bindi bavuga ngo umutego mutindi ushibukana nyirawo akiri aho ngaho. Yakuye amazi agiye kuyamuha, arangije avuga ati yazane nyinywere nanjye ndayashaka. Umwana wiwe arimo aramurwanya, nahise amubwira ati mpereza, sibyo umereza nyine. Umwana asubirayo, arangije amuhereza amazi, arongera asubirayo, arongera ariyicarira. Ese biraza kurangira bite? Uburozi bwatangiye kumufata. Ni bya bindi mbabwira ngo urucira mukasoro ugatwara nyoko. Buriya Imana iba ifite uburinzi yadushyizeho n'ubuzima tuzacamo. Yatangiye gutaka, amaso atangira kuvamo n'umumama. Nuko nguko ateye, yatangiye kunywa amazi kugira ngo arebe yuko ubukana ibimurimo byatangira kuba byasohokamo. Ese biraza kurangira bite? Yatangiye gusakuza, yatangiye kwatakwa, byatangiye kumukatamara, byatangiye kumva ibitangiye kumuzonga. Atangira gusakuza, atangira kumva ubuzima bwe buri habi. Atangiye kumubwira ati rya. Umwana nawe yabayemo bya bindi ngo akebe mugeremo niko nzakugeramo. Yatangiye kumugabura ati mama, ati rya biraza gushira ni ukuri. Yatangiye kumugaburira, amubwira ati okay, sasa ibyo wanyifurizaga yumva nawe icyo wendaga kunyifuriza. Buriya niko bigenda. Umurozi rwose yatabashije kuba yarya imenge, n'umwana nawe noneho yibyariye mu nda yiwe yatangiye kumugaburira uburozi. Hari uwazaga yumvaga bari gusakuza cyane, aza yumva akaruru, ahita aza mu cyumba. Arangije atangira kumubwira ati sheri wanjye, ndumva ubuzima bwanjye butameze neza. Umwana yaramubwiye ati arimo ararira, arimo aradusakuriza, bigatuma tutarya neza ibiryo byacu ngo bitugere ku nzoka. Yatangiye gusakuza, yatangiye kumubwira ati ndumva mu nda hari kundya, ndumva ubuzima bwanjye butameze neza, ndifuza yuko wanjyana kwa muganga. Umwana bakamubaza ati se byagenze bite? Ati mubaza kubwire ibyo yakoze nibyo biri mu gusobanurire neza ukabasha kuba wakumva. Ese ari nkawe wabigenza ute? Ugeze ahangaha, niba ugeze kuri iyi video, jya muri comment utwandikire utubwire icyo gukora. Ese ari nkawe wakora iki? Ubu buzima ni gatebe gatoki, ni up and down. Ujye ubasha kuba wasenga, uyoberwe n'Uwiteka. Uyu nguyu yatangiye kumva guhumeka byanze, atangira guhumeka insigane. Abana baracyari kwirira. Wibuke neza, ni urukundo rw'abana. Imana iravuga, Bibiliya iravuga ngo mureke tuyoborwe n'umwuka, tuyoborwe n'urukundo rw'Imana. Umwana nibwo yatangiye gusobanura ati reka papa mpagarare nsobanura ahangaha ukuntu byagenze. Yagiye afata uburozi, arangije arabuzana arabumereza, arangije afata isahane, igisafuriya, arangije acyubika mu mutwe w'uyu mwana. Arangije arambwira ngo ninshyiremo uburozi mbushyira mu biryo by'uyu mwana, by'uyu muhungu. Arangije akimara kugenda mpita mfata ya sahane mpita nyihinduranya. Mana nyagasani, umwana nyina yaramubwiye ati ni wowe unyishe mbene aka kagene, nuko twavuganye ibintu kuki utabikoze neza?
umwana aramubwira uti ntabwo byakunda, uyu mwana urashaka kumuhora ubusa, ati uribuka neza ko nakubyaye, uribuka neza ko wanakugiriye ku gise, ati urwana uri kuburanira araruta njyewe. Mana nyagasani, umwana arabisobanuriye byose, umwana arabisobanuye. Papa yatangiye kumubwira ati kubera iki ushaka kunyicira umwana, kubera iki? Abana barihagarariye bareba ibiri kuba kuri mama wabo. Ese biraza kurangira bite? Iri somo nawe rikugereho, nugerageza kugira nabi ntuzibwire yuko burya Imana iba itakureba. Yatangiye gutaka noneho by'umwihariko, byatangiye kumuzonga. Umugabo yaramufashe, yabonye ko bikaze, abana bobo bari kumureba bakamwitegereza bagaseka rwose nta n'icyo bibabwiye. Yatangiye kubwira umugabo we ati ndakwinginze mbabarira unjyane kwa muganga, ndumva ubuzima bwanjye butameze neza, mbabarira umfashe n'ukuri niba unkunda. Ati umukobwa wanjye ni unyishe, ati umukobwa wanjye nibyariye ni unyishe, ati ntabwo wakagombye kuba unkoreye ibi bintu mwana wanjye, wakagombye kuba unyumva, ukumva ibyo nkusaba, ukumva ibyo nkubwira, ibyo dukoze byose. Ntabwo nakagombye gushyira uburozi muri ibiryo by'uyu mwana, nurangiza ngo uhindukize amasahane, urampemukiye cyane. Umupapa nawe akamubwira ati ni gute ushaka kunyicira umwana, ni gute ushaka kumva yuko umwana wanjye yapfa kugira ngo ubashe kuba warera uwawe? Wagiye ugira umutima ukomeye, wagiye wihanganira ibintu, wagiye wihanganira ubuzima. Umwana yaramubwiye ati ni akazi kawe, ati nanjye nta cyiza wanyifurizaga, nta buzima wanyifurizaga. Yaramubwiye ati nintapfa n'ubundi nzakwica. Umugabo ahita amusunika ati nushaka upfe, n'ubundi ubugome bwawe ufite ntaho wabujyana. Mana nyagasani, umwana yatangiye kumujinyora, umwana yatangiye kumukina ku mubyimba. Nawe ibaze, mujye musengera ubuzima bwanyu, mujye musengera abana banyu. Nuba ufite umwana ukamushakana, ujye umusengera, urebe neza niba wizeye uwo muntu ugiye kuba washakana nawe, ugiye kuba wakorana ubukwe nawe, ugiye kuba yakurerera abana. Ese azabitaho? Ese azaha ubuzima buzima? Uyu yagiye avuga uti mbabarira umfashe, ningera kwa muganga nkabaho ibintu nzabyihana. Uyu nawe akamubwira uti ni akazi kawe, ibintu uba wakoze, n'undi washakaga kunyicira umwana, washakaga kunyicira urubavu, genda ijyane kwa muganga, nta nubwo nkuherekeza, ubage wifashe. Ni uku nguku Satani ahemba, ni uku nguku Satani akora. Yamutaye aho ngaho, arangije arafunga aramureka, amujugunye hanze ngo ijyane kwa muganga. Yaragarutse ati njye sinjye nshyigikira abantu b'inkozi z'ibibi. Yaraje areba babana be, yaraje arabegera. Ese birarangira bite? Filime yacu nuko igenze, yabajyanye, yaraje arabafata, bahita bafata bya biryo, bahita bava aho ngaho kuri saramanje, barangije barigendera. Aramusohoye ati wijyane kwa muganga, nutijyanayo ubireke. Yarabwiye ati mujye mu cyumba mukinge. Filime yacu nuko igenze.